Philadelphia Imana iratsinda. Tugiye kwiga ku ijambo riri muri Matayo, ibice byaho ni 25. Bibiliya iravuga ngo ni umugani w'abakobwa 10. Ariko uyu munsi ndashaka ko tumenya ku gihe igihe cyawe, igihe cyagiye ntikigaruka, igihe cyagiye kiba kigiye. Rero ndagira ngo tumenye igihe kandi tugikoreshe neza, nibwo tuzabasha guhagarara mu mugambi w'Imana. Kumenya igihe, ukaba maso. Iyo umuntu azi igihe arimo, amenya uko akijera, amenya uko agicunga. Yari igihe cyo kunguka, umenya uko witwara. Yari igihe cy'ibihombo, umenya uko witwara. Yari igihe cy'intege nke, umenya uko wirinda. Yari igihe cy'imbaraga, umenya uko uzikoresha. Ariko abantu benshi ubona bagenda bagwa mu bihe, ntamenye igihe ahagazemo. Mubwiriza we yaravuze ngo igihe cyose kigira ngo hari igihe cyo kubiba, hari n'igihe cyo gusarura. Hari n'igihe umukristo rero aba ari mu gihe cy'intege nke, kumva nta mbaraga zo gusenga, kumva ukagira ngo yaguye rwose, nta n'icyaha yakoze. Ariko iyo urinze ubuzima bwejejwe, ugakomeza uwinginga Imana ikagohereza wamufasha Mwuka Wera, icyo gihe kigutambutsa. Kuko umuntu muri we agira ibihe byinshi bitandukanye muri we. Hari igihe cy'imbaraga, hari n'igihe cy'intege nke. Hari igihe cy'ibyishimo, hari n'igihe cy'umubabaro. Niyo mpamvu Dawidi yanditse ijambo muri Zaburi ya 20, akavuga ngo Uwiteka akwibuke ku munsi w'amakuba n'ibyago. Isi yose niyo wakwirwa uyigenda ukayigira nk'umudugudu, uwo munsi ntabwo uzawucika. Hari igihe cy'umubabaro, ariko kandi hari n'igihe cy'umunezero. Rero biradusaba kumenya igihe. Niba twarakijijwe, tugahabwa umufasha wa Mwuka Wera, niwe utuyobora, akaduha gucunga ibihe, akaduha kumenya igihe, akatwibutsa, akadukomanga, akaduha kuba maso. Ndagira ngo muhuguke cyangwa se duhuguke, two kuba abanyamugirya n'ino. Ngo nihaza, Yobu yarabivuze igihe yari mu gihe cy'umubabaro, ngo abantu bakomeje kumubwira amagambo akomeye, kugeza no ku mudamu we ngo wamubwiye ngo ubundi watutse iyo Mana ukipfira. Ariko aramubwira ngo nawe ubaye umugore w'umupfu. Mu kuboko kw'Imana haza ibyiza, noneho hagira igihe kibibi tukayivaho. Ubu hari abantu babana n'Imana mu bihe byiza, bagera mu bihe bibi bigahanagurika, akibagirwa ko Imana yigeze ibana nawe. Ako iyo uri umukristo, iyo uri mu mwuka w'Imana, dusaba Imana ikatwigisha ku bihe, tukamenya ibihe turimo. Rero kumenya igihe uhagazemo, ukaba maso, nturangare. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Bibiliya ivuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri bo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Imana itugirire neza. Ngo abakobwa 5 bari abakobwa 10. Bibiliya tubwiye ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10. Ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abakobwa 10. ngo harimo abakobwa
gusanganira umukwe. Murabizi mu birori byinshi dukunda gushyira abana b'abakobwa imbere, bagatanga indabyo, bagaseriva ku meza y'abageni. Usanga hari abakobwa turabifashisha mu bikorwa byose. Nta kirori twakora tudashyizemo abakobwa bacu, nta nubwo cyagenda neza. Ikirori cyose kugira ngo kibe cyiza gishimishe haba harimo abana b'abakobwa. Rero ngo ubwami bwo mu ijuru ngo buzagereranywa n'abo bakobwa 10 barahagurutse bajya gusanganira umukwe. Ngo ariko bajya gusanganira umukwe, ariko murongo wa 2, ariko muri bo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta. Bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Ba banyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo, ariko abapfu bo nta mavuta bahagurukanye, nta mavuta bajyanye. Imana itugirire neza. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barasohoka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakana bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza. Abari biteguye binjirana nawe. Urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana itugirire neza. Ni amagambo asa nk'aho ari maremare ariko ni meza. Bibiliya yavuze ngo, ndababwiza ukuri yuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nimube maso. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Yaba abakobwa bamenye igihe umukwe ari buzire, bari kwicarana amatabaza, bari kwicarana amavuta. Ariko ikibazo aho kiri,
bari kumwe n'abandi, bari bicaranye n'abandi, baragendanye, barategerezanyije, barasenganye se, barihangaranye bose barategereza. Byaba bibabaje. Hari byinshi twaretse ku bwa Kristo. Abakobwa hari imirimo bari basize bose. Abakobwa hari ibyari byahagaze byasubitswe kubera kujya gutegereza umukwe, ariko bamutegereza nta byangombwa, batujuje ibyangombwa. Hari umuririmbyi twajyaga turirimba wavugaga ngo umugabo nta bwenge, ngo yagiye nta rwandiko. We ngo yarazi, yabonaga abandi binjira akagira ngo nawe azinjira nk'uko nawe abandi binjira. Ngo ariko ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere, ngo asanga atarufite. Mube maso, mumenye igihe muhagazemo, mube maso. Ntacyo bitwaye gutegereza isezerano Imana yagusezeranije. Ntacyo bitwaye kwihanganira mu kibazo urimo. Ntacyo bitwaye kuba utegereje uri mu nzu y'Imana. Ariko mu mperezo harimo iki? Mu mperezo harimo iki wa mukobwa we? Kuba utarabona umugabo si ikibazo. Wa mubyeyi we, kuba utarabyara ntabwo ari ikibazo. Uyu mugabo kuba afite deni rimukomereye si ikibazo. Ntabwo bivuze yuko Imana itaryishyura. Wa murwayi uryamyaho kuba utinze gukira ntabwo ari ikibazo. Ahubwo umukwaje yasanga hari amavuta. Kuko aba bakobwa nabo bari basize imirimo nk'abandi b'abanyabwenge. Aba bakobwa nabo bari bitanze nk'uko abandi bitanze, ndetse baranategereza. Ariko bategereza nta mavuta, ntacyo bicaranye. Byaba bibabaje kuba waravuze ngo narakijijwe nyamara udakijijwe. Warebye neza. Byaba bibabaje kuba tuzi kuri umukristo ariko Imana yareba igasanga nta gakiza. Byaba bibabaje impanda ivuze kuko kuza ko Yesu azaza. Azaza abantu bagiye mu maresebusiyo batashye ubukwe. Azagaruka. Yasize abwiye ngo ngiye kuboherereza umufasha. Byaba bibabaje. Ndabizi ko hari ibintu waretse. Niyo abantu bakubonye utagiye gusenga bakwibaza bati byagenze bite? Kubera ikibazi kuri umukristo. Ubyukuri aba bakobwa nabo baritanze, nabo barakoze, nabo bari hari igikorwa bari binjiyemo. Ariko ikibazo nta byangombwa by'urugendo. Pawulo abwira Abaroma, yarababwiye ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mu bice 12, nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima, ngo byera, ngo kandi bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwacu, ngo kwanyu, ngo kwiza. Hari icyo bidusaba. Hari icyangombwa cy'urugendo, hari icyo ugomba kwibikaho. Ntabwo ari umva, gukizwa ni kimwe. Ukajya mu mazi menshi ukabatizwa. Hari ukuntu twibeshya ukaba ngo narakijijwe, naretse inzoga, naretse, ariko mu by'ukuri
muzarebe biriya byangombwa tujya dusaba dushaka gusohoka mu gihugu. Hari imyirondoro badusaba, hari imyirondoro dutanga, ugasohoka mu gihugu uyifite, ku buryo aho ugeze hose werekana icyangombwa cy'urugendo rwawe. Ntabwo wafata indege ngo wurire utagira icyangombwa. Hari icyo bigusaba. Uru rugendo turimo hari icyo rudusaba. Ntabwo ari ukujya mu mazi menshi gusa. Hari umwifato wa gikristo, hari imbuto tugomba kwera. Bene data, tube maso. Niko Bibiliya yavuze ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nta munsi tuzi. Iyo tuza kumenya ko ari ku cyumweru, twahera none twitoza kugenda neza. Tuzi wenda tuza kumenya ko ari mu kwa gatandatu, ari mu kwezi gutaha, nta gihe tuzi. Biradusaba kuba maso, biradusaba kwitoza gukizwa, biradusaba kwitoza kubaha Imana. Nababwiye ngo Yesu azagaruka. Azaza abantu bicaye mu matente bari mu mihango y'ubukwe, impanda ivuge. Azaza abantu bagiye mu masoko, bamwe bagiye gucuruza, bamwe bamaze gukingura amaduka yabo, hanyuma Yesu ahita aza. Azaza mu gicuku nijoro uryamye wumva uguwe neza. Yesu azaza waherekeje umudamu wawe kwa muganga, azaza muhagaze ahantu muriho musenga, azaza muri mu materaniro. Ni uko azaza. Biradusaba kuba maso, tugahora twiteguye. Yaduhaye umufasha kugira ngo abidufashemo. Dushaka umwuka wera. Niwe ujya utunihira iminiho, niwe utuyobora. Ntabwo uru rugendo warushobora udafite mwuka wera, twamuhawe nk'umufasha. Dushaka uwo mwuka. Mwuka w'Imana niwe uzadushoboza kuba maso. Mwuka wera niwe uzadushobora gutsinda umuriganya uhora ushaka kuturiganya. Dushaka umwuka wera. Imana yamuduhaye nk'umufasha. Byaba bibabaje ugiye umeze nk'aba bakobwa. Byaba bibabaje nawe uvuga ngo urakijijwe, ukaba ngo narabatijwe muri 2000 nari umukristo, ukumva ari ibyo bintu bihagije. N'ubu naraye muri veye, ese birahagije? Merutse kwitanga igihe mu gikorwa cyabaye mu rusengero. Merutse kwambika abapfakazi. Iyo ni imirimo izaduherekeza. Iyo ni imirimo izaduherekeza. Merutse gufasha imfubyi, nabyo ni byiza. Ariko urebe. Pawulo aravuga ngo ndabinginga muhinduke kubw'imbabazi z'Imana, nimutange imibiri yanyu niba ibitambo, nimuhinduke rwose, nimuhindurwe n'idini, ahubwo muhindurwe n'umwuka wera. Niwe ujya uduhindura akadutsindishiriza. Ntujye kure y'umwuka wera, wegera Imana nayo izakwegera. Uyihamagara irumva. Imana yiteguye kubana nawe. Nuyihamagara ko ibwa ngo mwami nyoherereza umwuka wera kugira ngo ashoboze atsindishirize. Mwuka wera twamuhawe nk'umufasha, n'uwawe nanjye. Ntago waba maso utari kumwe n'umwuka wera, watsindwa, isi yakunesha, isi yakuganza. Ariko uwo mwuka wera ni umufasha, ajya adufasha aho twananiwe. Byaba bibabaje. Ndagira ngo tugire umwanya wo gusenga Imana. Ndagira ngo tugire umwanya wo kwegera Imana.
iki gitondo ni icy'umugisha ku buzima bwawe. Aba bana b'abakobwa ngo 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu, kubera ko aba bantu bose bagendana. Abisirayeli bahamagarwa n'Imana bava muri Egiputa, harimwe abantu batigeze bahamagarwa, bivanze mu muhamagaro. Abo bagendaga baca abandi intege, iyo bageraga imbere y'ikibazo nibo batezaga urusaku, nibo bavugaga bati ntitwababwiye, singibi ibyo twaje tuvuga. Reba neza uburyo utwaye agakiza, reba neza uburyo uhagaze muri icyo kibazo. Kubukishijwe ntibyatuma udahura n'ikibazo, kubukishijwe ntibyatuma utajya kwa muganga ngo uryameyo, kubukishijwe ntibyatuma utinjira mu kibazo icyo ari cyo cyose, ariko yaguhamagaye niyo kwizerwa. Dufite Imana ihagararana n'umuntu mu kibazo, Imana irihagije. Wikuka umutima, yaguhaye agakiza, wikerense ubuntu uhagazemo. Imana irihagije, yiteguye kukurwanirira. Reba ko itabaza ryawe rifite amavuta, reba ko itabaza ryawe ryaka, reba ko itabaza ryawe ryakumurikira, reba ko udahagaze mu mwijima, reba igihe uhagazemo, cungana n'igihe urimo. Ese igihe urimo kikumereye gite? Ntibyatuma utarwaza, ariko Imana yacu irihagije. Reba itabaza. Uyu munsi ndagira ngo tubasengere Imana, Imana Data, Imana Mwana n'Umwuka Wera byiteguye kukugarukaho. Uyu munsi ni wo kugarukaho n'Imana. Menya igihe uhagazemo, uzamura ikiganza cyawe, ubwira Imana ngo nacitse intege, nari narasubiye inyuma, numvaga naratentebutse. Imana yiteguye kukugarukaho uyu munsi wa none. Hari aho najyaga ntsindwa, hari aho nananirwaga, Imana yiteguye kukugirira neza. Mwene data mukundwa mu Kristo, nyemerera uyu munsi ni umunsi mwiza ku buzima bwawe, ni umunsi Imana yiteguye kongera kukugirira neza. Ikibazo ntabwo ari icyo uhagazemo, ikibazo ni uko waba uvuga ngo urakijijwe udakijijwe. Ikibazo ntabwo ari iryo deni, ikibazo si iyo preavi, ikibazo si ubwo burwayi, ikibazo si ubwo bumuga. Twabonye Yesu azura abapfuye, ntabwo yananirwa kukugirira neza ugihumeka. Twabonye Yesu akiza indwara zikomeye. Uyu munsi ikibazo ufite nuko waba utari mu ruhande rw'Imana, nuko itabaza ryawe ryaba ryarazimye gusa, nta kindi kibazo gihari. Ibindi byose Yesu arabishoboye. Umwami twizeye ni umunyembaraga. Nyemerera itabaza ryawe rifite amavuta, itabaza ryawe riri kwaka. Cyangwa nawe urajya mu bahanjuzi. Uyu munsi wa none reba neza, itegereze, urebe itabaza ryawe riraka cyangwa hari cyarijimije. Ndagira ngo uzamure ikiganza cyawe cy'iburyo, tugusengera Imana yo mu ijuru. Kuba uhagaze mu kibazo ntibyatuma Imana itakugirira neza. Kuba wararetswe, kuba waranzwe nta muntu ukiguhamagara, n'uhamagaye adashobora kukwitaba, ibyo ntibyabuza Imana gukora. Kureba ukararanganya amaso ukabona uri mu kazitiro, ibyo ntibyatuma Imana itakagukuramo. Imana twizeye irihagije, Imana twizeye ni inyembaraga. Imana irashaka kureba itabaza ryawe ko ryaka, itabaza ryawe riraka. Abakobwa 5 b'abapfu nibo nshaka kuvugaho uyu munsi. Abanyabwenge reka tubareke. 5 b'abapfu, uri mu bahe? Urumva uhagaze mu bahe? Bose ko bari kumwe bahimbaza Imana, bari kumwe bari mu masengesho, bari kumwe bose, bari ibyo bari bararetse, baravuga ngo dukurikiye Imana, dukurikiye Kristo n'Umwami wacu.
bose hari ukuntu bitwaraga, ariko haza kubonekamwe abapfu. uri mu ruhe ruhande? Ko turi mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana, turi mu gihe cy'umwuka wera ari gukora iby'imbaraga. Nyemerera umenye igihe uhagazemo, ubere maso ubugingo bwawe. Mwene data mu Kristo mukundwa, ndagira ngo Uwiteka uyu munsi akugarukeho, Imana iguha imbaraga. Tangira wisuzume, tangira urebe igihe uhagazemo. Nakubwiye ngo niyo wasigara uri wenyine abantu bose bakwanze, Imana irihagije uyu munsi yakuremera ubuzima bushya. Nakubwiye ngo niyo waba uri muke, nta kibazo na kimwe kinaniye Imana. Ubu nonaha yakugirira neza, ugahura n'Imana, ugasubizwa kurenza ibintu wasengeye igihe kirekire. Imana iri kugirira neza abantu bayo. Imana yiteguye kukuruhura iyo miruho yose. Yemerere gusa reba igihe uhagazemo. Uri mu gihe cy'intege nke, uri mu gihe cyo gusinzira, uri mu gihe cyo gucika intege. Igihe uhagazemo ni ikihe? Haba ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe, umunsi cyangwa igihe. Nta munsi tuzi Yesu azazira, nta munsi tuzi, nta n'igihe tuzi. Ntituzi niba ari uyu mwaka, ntituzi niba ari ukwezi gutaha, ntituzi niba umunsi ari uyu nguyu cyangwa ari uw'ejo. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Ibintu byose Imana, tujye gusengera abantu babiri, ni ibyifuzo bibiri byonyine, gusaba kugira ngo abantu bamenye igihe bahagazemo. Imana ibaha imbaraga, ibaha umwuka wera. Waratakaye, tugiye gusengera abantu, Imana yongere ibagarukeho. Abasubiye inyuma ntiwiyanjanjweho, turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana. Ntiwiyanjanjweho, turi mu gihe cy'umwuka wera. Ntiwiyanjanjweho, umenye igihe uhagazeho. Wumva iby'umwuka ukagira ngo ni iby'abapasiteri. Nawe ni wowe, ni ibyawe, ni ibyawe. Wewe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, wikwitesha agaciro. Aho Imana yagukuye niho hakomeye. Tujye gusengera aba bantu basubiye inyuma, bagata umuhamagaro, bagasayisha. Aba nabo batazi Kristo nk'umwami n'umukiza, abo tugiye kubasengera. Abo bantu tugiye kubasengera. Dusengera abantu basubiye inyuma, bari barakijijwe ariko ntibamugirya nino. Ibyo by'umwuka ntibinabareba, ibyo byo kuvuga ngo itabaza riraka ntibibareba. Ariko umva, kanguka. Iyi si turi abagenzi, ntabwo iki gihugu na isi cyangwa isi niwakujyana akakuzungurusha isi yose, ntabwo uzayigumaho. Hari igihugu twateguriwe, tuzaba mu iteka ryose. Rero menya igihe kizagibwamo nande, n'abejejwe, n'abubaha Imana, n'abuzuye umwuka wera, nibo bazamenya icyo gihe. Tugiye gusengera umuntu utarigeze akizwa na rimwe. Unyemerere iki gihe nikigucike, nawe ukibemo. Tugiye kubasengera. Dusengere n'abandi bantu bikomeje ku Mana ariko ibibazo birabazitiye. Dusengere n'abandi bantu basubiye inyuma ariko bari no mu bibazo. Tugiye gusengera abo bantu. Hari n'abari kwa muganga, hari n'abari mu ngo zabo, hari n'abari mu madeni, hari no mu bibazo, hari n'abanzwe n'abafiance babo, banzwe isi kabanga, hari n'abanzwe, hari igisi yanga umuntu. Ariko rero dufite Imana ishobora byose. Yaravuze ngo barushye n'abaremere n'umuze ndabaruhura. Hari igihe imiryango uvukamo ikwanga, bana wabyaye bakakwanga, uwo mwashakanye akakwanga, ariko abo Yesu yiteguye kubakira kugira ngo abagirire neza, kugira ngo baruhure. Tugiye kubasengera. Ndumva Imana igiye gukora ikintu gishya. Ndumva Imana igiye guhagurukana n'abantu bashaka guhaguruka. Ndumva Imana igiye guha ubuzima abantu babushaka. Hari abantu barwaye indwara z'amayobera, indwara z'imyuka mibi. Ndumva hari icyo Imana igiye kuzikoraho. Hari abantu bafite indwara abaganga babwiye bati birakomeye, ariko bari kubaha imiti yo kuborohereza ububabare. Abo bantu ndumva Imana igiye kubakoraho, kuko ni igihe cyo gukora kw'Imana. Reka dusabe pasiteri wacu asengera aba bantu.
asengera itorero, asengera igihugu cyacu, asengera abashumba badushumba, asengere abayobozi batuyobora, asengera abera bose, kugira ngo Imana yo mu ijuru igirire neza buri umwe wese, kuko irambuye ikiganza ihaza kwifuza kw'imitima yacu. Imana y'amahoro ibagirire neza. Karibu. Turagushimye Uwiteka Mana ya Isirayeli, urera kandi urakiranuka Data, niwe twiringiye nta wundi tubashe kwiringira. Nyuma yo kumva ijambo ryawe tuciye bugufi yatusabira ubwoko bwe batuteza amatwi kubw'uyu munsi mwiza. Urera kubw'ubasha n'ubushobozi bwawe, ni wowe urondora abantu ukabamenya. Tusenge ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, weze kandi utunganye kirere, weze kandi utunganye isi turimo. Batarakizwa turabasengeye ubashe kubaha agakiza kubw'imbabazi zawe, mucyo ubamurikire mu izina rya Yesu. Arabari abakristo basubiye inyuma bacitse indege kubw'ibibazo by'uru rugendo, Mana nabo turabasengeye wongere bagarure mu mbaraga n'ubutwari bwawe. Satana barekure mu izina rya Yesu Kristo, utuye imbaraga, utuye kuba maso, tubashe gusobanukirwa igihe turimo. Komeza itorero ryawe Mana urigirire neza, komeza abakozi bawe Mwami ubafashe bashoboje. Abashumba turabasengeye, mbaraga z'Umwuka Wera zikomeze zibashigikire. Abakristo turabasengeye, mbaraga z'Umwuka Wera zikomeze zibashigikire, kandi ubahe kuba maso, kuba maso, kuba maso. Tube nka rugero rw'abari abakobwa batanu b'abanyabwenge, kuko tutazi umunsi n'isaha, ariko hari ibimenyetso bitugaragariza kugaruka kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo niyo mpamvu turasenze, twirukanye imigozi yose Satana aboshye itorero, migambi ya Satani ku bantu bawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo, genda ku isi yose, abarimo kwitegura mu mwuka wo gusenga ubashoboje Mwami. Abananiwe n'urugendo mu butwari bwawe ubagereho, barwaye ubakize, abari mu nzu y'imbohe Mwami ijambo ryawe ribagereho kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Tusenge abavuga butumwa nabo bakeneye izindi mbaraga n'ubundi butwari. Mwuka Wera ganze mu itorero, Mwuka Wera ategeke mu itorero. Satana rekura abantu bawe, migambi yose ya Satani turavunaguye. Mbaraga zirwanya ijambo, mbaraga zirwanya abantu bawe, bibazo biri mu murimo wawe, bibazo biri mu bakozi bawe, bibazo biri mu bakristo, Mana wigaragaze mu izina ryawe Yesu Kristo. Tuyirukanye imbaraga zose za Satani, tuyirukanye migambi ya Satani, imyambi yarasi itorero, imyambi yarasi ubwoko bwawe, kutahuza kw'imitima, kutashaka mbaraga z'Umwuka Wera. Mutufashe Data, utwohereze mufasha wadusigiye, kuko azatushoboza mu byinshi. Tusenge igihugu ukieze gitunganye, kirere k'iki gihugu nacyo kieze, maraso izunguruke iki gihugu cyacu kubw'izina rya Yesu Kristo. Tusengera abayobozi bayobora igihugu, ubashoboje kandi ubakomeze mu mirimo yose bakora. Abayobora amatorero nabo turabasabye izindi mbaraga, kuko Imana urakoze Data, ni wowe ushobora byose. Isi yose turabisengeye, abumvisha ijambo ryawe tubasabye amahoro, ubaha umugisha, ubagirire neza, ubakure mu rwego barimo, ubashire mu rundi rwego, kandi ubahe kuhinduka kw'imitima, bakamenya ibiye, tukabasha kuba maso, kuko tutazi umunsi n'isaha. Tusenge umukozi wawe tuhaye ijambo, nawe muyobore kandi umukomeze. Mana icyo tugusabye cyane, utuwe kuba maso munsi cyangwa isa uzagarukamo, uzatusange twiteguye. Urakoze, tugusabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amina. Philadelphia, Imana iratsinda.